amaso yanjye nimubareba ako bataririmba ngo urukundo wamaye biragora cyane kubona ukuntu umwana ukora ahantu ari umukobwa bamufata bitandukanye n'umuhungu. Nimba wiyemeje gukora akazi gakora ugakunze n'umutima wawe wose, wenda niba kaguhemba make warayemeye byararangiye, sibyo? Niba uhuramo n'ibibazo mu gihe utaragasezera muvuge ngo ndagasezera igiye gutangira kandi gakunde maizia. Umwanzuro ni wowe. Umva hari umwarimu wanyuzuraga muri niga muri tronkom. Guys, mumeze gute bakunze udu stories? Ni karibu mu kiganiro Didi. Karibu cyane Anita kandi welcome. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu du stories n'ibisanzwe n'ikiganiro basanga kuri RCM Entertainment. Nuhagera niba gukora like, share, subscribe, comment. Ni inkunga ikomeye uraba twagarutse murabizi ikiganiro cyacu kiba kigizwe n'utuntu twinshi tugiye dutandukanye, ari mu topics, ari mu tubazo tugiye dutandukanye tudufasha mu gutera story. Mu kumenya na se haba harimo udu tips twagufasha mu buzima bwa buri munsi, mu mibereho yawe, mu mikorere nyine utuntu tutaruzi twagufasha. Rero mwumve kuri RCM Entertainment ikiganiro n'udu stories dutangira na Anita tubwira agatopic k'umunsi. Agatopic k'umunsi rero nta kandi twaricaye nge na Didi dukunda kuganira mbere ko tuzanye ibiganiro byacu hano cyangwa se stories twacu hano, tukibaza ikintu cyagirira rubanda nyamwinshi akamaro, cyane cyane ko dusigaye turi mu bintu cyane byahahiye, ariko twebwe twaravuze ngo reka nk'abana b'Abanyarwanda tugerageze kureba ikintu cyagira societe akamaro. Rero ku bintu twaganiriyeho nge na mugenzi wanjye twaravuze ngo ese kuri iyi mirimo tugenda dukora twese turafightinga, tuba turi gushaka imibereho yo mu buzima, biragora cyane kubona ukuntu umwana ukora ahantu ari umukobwa bamutreatinga bitandukanye cyangwa se bamufata bitandukanye n'umuhungu. Urugero rwiza, abahungu bakora mu kabari cyangwa se abakobwa bakora mu kabari. Kuri iki kintu rero nicyo kintu twatekereje turavuga ntitukivugaho, hari abo byagirira akamaro bagihinduye ku myitwarire imwe n'imwe itari myiza bagenda bagaragaza, cyangwa se imyiza dushima tunashimira n'abakoresha bacu bagenda batwereka uburyo harimo abantu batreatinga abahungu n'abakobwa kimwe. Mukomereza aho ngaho ni byiza. Didi twakomeza rero so rero nyine tuba tugiye dufite nk'ingero nyinshi, sibyo? Wenda twebwe inshuti zacu urumva umuntu baba yaragiye akora akazi kenshi gagiye gatandukanye, cyangwa ugasanga nk'umushuti wawe yakoraga muri bare runaka, ariko uramubaje se kutakiyakora byagenze gute, sibyo? Ati baranyirukanye. Ese niye mpamvu bakwirukanye? Ati se shati se suzi bya bindi byaho? Ati si bindi. Ukabona nk'umuhungu akora ahantu muri bare amazi imyaka 3 ahakora, ariko ugasanga abakobwa bahora babasimburanya. Wamubaza nyine wenda mwaganira ukavuga ati ni kwa kundi usanga umugabo aje kugukoraho ndi kumva, cyangwa se ari kukubwa ngo ngwino wicara aha, urabizi neza ko bitemewe, uri gukora hari abandi uri kwakira. Noneho wa mugabo ntago ari buse avuga ngo yanze ko twicarana, najya kukuripotinga kwa boss aragenda avuga ngo yansuzuguye. Uriya mukobwa warasuzugura uzamuhindure, uriya mukobwa warasuzugura uzamuhindure. Ugasanga umwari w'umukobwa washakaga kubona ibyo bihumbi 100, ibyo bihumbi 70 byo gutuma baho, ugasanga buza akazi kubera iki? Yanze ko bamukoraho, yanze ko kwicarana n'abantu, kandi noneho na wa boss ahita kwirukana direct. Kavuga ati se uriya muhungu bakora ko bahembwa amafaranga angana, nta nubwo umukobwa bamwongereyeho ayo mafaranga kugira ngo bajye bamukoraho bashimisha abakiriya. Ugasanga nta n'amafaranga bamwongereyeho yo kugira ngo ajye yemera bamukoreho. Bikumva buretse ko nabyo bitanakwiye, ariko ugasanga hari aharundi muhungu batagira icyo babaza, batagira icyo barega, ariko umukobwa ngo kuko yanze ko bamukoraho, kuko yanze ko bamufataho, kuko yanze kwicara aho ngaho, kuko yanze wa mugabo icyo yamubwiraga cyangwa abagabo cyangwa se babandi bose, byabaye ikibazo. Rero turibaza ati se bumva ibyo bintu biri fair? Buriya urabona nk'ahantu tuba twaragiye dukora bamwe muri twebwe cyangwa se bagenzi bacu, hari igihe usanga nk'umuntu ugiye kumusaba akazi, urabizi uri umukobwa, urabizi nawe icyo ugomba gukora, please ntago tuzi icyo tugomba gukora. Icyo tuzi ko tugomba gukora ni ugukora akazi neza
uko tugasabwa nk'uko umuhungu mugenzi wacu nawe agomba kugakora bidakuyeho ko hari n'abana b'abahungu ibyo bintu bibaho baba barahuye n'ababyeyi b'abamama babafata nyine nk'uko n'abakobwa babafata nabo barahari ariko ntibiri ku rugero ruri hejuru nk'urw'abakobwa ku buryo ujya gukora akazi uri umukobwa ugasanga nicyo kintu cya mbere bakwakirije ibyo bibaho hari no mu tundi tuzi dutandukanye atari no mu kabari gusa ugasanga bose banyara abatreatinga bitandukanye kubera ko umukobwa gusa hari utuntu nyine tugenda tukubaho dutandukanye nk'urugero tugarutse nko ku bahungu nabo ntabwo twavuga ngo ni abakobwa gusa ngo bajye bahura n'ibyo bibazo nk'umuhungu ugasanga wenda subiza akazi k'ubuyede yaba abahungu y'abakobwa bose bagakora yego ugasanga nk'umukobwa kuko akora akazi k'ubuyede hari ibyo bari kumubwira hari ibyo bari kureka kumubwira ngo akore sibyo uriya muhungu niwe ugomba kubikora kandi bose baje gusaba akazi bose niba ari 500 nibyo bari guhembwa uri kumva rero twaribajije ngo ese ni ukubera umukobwa hahandi mu kabari ari uberewe gukorwaho umuhungu ntabwo yakorwaho niba mu kabari koko umuntu wese wahaje asabwa kunywa inzoga cyangwa kunywa fanta akarya akongeraho no gukora icyo ashaka cyose kuki barobanura umukobwa akaba ari we uri butume akorwa ese aho ngaho wenda kubuye twatanzeho nuko umuhungu ari ufite imbaraga nyinshi kurusha iz'abakobwa niba umuhungu afite imbaraga nyinshi kurusha iz'abakobwa sibyo kuki umukobwa yagiye gusaba akazi bakakamuha si bari kumuhakanira bakamubwira ati hano dufite akazi k'abahungu gusa nabonye wenda abantu baba hanze batwandikira bakatubwira akenshi dusuzugura imirimo yacu hano muri Afrika ngo ibi ngibi ngo nago ngo nge nabishora ngo umukobwa ngo hano ngo nto ugomba kujyangura umuhungu kandi iyo ugiye hanze nk'abantu twagiye tuganira nabo baratubwira ati hana akazi n'akazi naka kandi basuzugura hano niko twebwe hano katwinjiriza amafaranga niyo mpamvu nimba ufite akazi akariko kose wifata wowe umukoresha ngo ufate umuntu ukoresha umufate nabi umucunaguze ngo nuko ari umukobwa cyangwa ni umuhungu ita cyane ku byo cyangwa ku musaruro bari buguhe we kwita ku gitsina cyiwe forere si byose so rero ubwo nkuko nanjye ubyumva nanjye niko mbyumva sibyo nongeyeho niba wiyemeje guhereza akazi kawe niba uri umubosi sibyo ukaba wiyemeje kuvuga ngo ndakoresha abakobwa n'abahungu bose batreatinge kimwe uri kumva ureke kuvuga ngo umukobwa ari uko agomba kwitwara umuhungu ari uko agomba kwitwara akazi kariko kose umukobwa n'umuhungu ibyo umuhungu ashoboye n'umukobwa yabishobora sibyo uko umuhungu yakwitwara n'umukobwa niko bagomba kwitwara ntabwo umukobwa bari hariya ngo wiwe ngo bari umucisha hanga ngo cyangwa umuhungu niwe uri bufunike gusa bose niba ari akazi bakora bakaba bahembwa amwe bose batreating kimwe nshimira dusoza na topic yacu nshimira hari umuntu ugeze kudukoresha ahantu hamwe nigeze gukora arangije urabona naho hari restaurant twaragendaga nimba ari amakesi ya fanta niba ari ibintu by'ingufu tugiye gukora nta bakarani yagiraga mu abantu twari abakarani nitwega twakoropaga nitwe twakuraga byose nitwe twabikoraga yaraturemyemo ikintu cya teamwork twebwe n'abahungu ku buryo usanga ngiye n'umuhungu duteruye ikazi ya fanta niba biteruye hakaba ari n'indi groupe iri gukora iterura imifuka wenda y'ibirayi n'iki urumva ko kantu yakoze kari keza nta muntu n'umwe pese navuga izina ariko aho hantu umuhungu n'umukobwa byabaga bingana kandi byaradushimisha narwo ibintu byo gukora ngo bira bintu byabo byo gukorakoranaho ntabwo twe boss wacu yabyemera uwo muntu ndamushimiye nimba arankoresheje n'abandi bagenda bigira nko ku bandi bakaba aba professionnel mu kazi so rero dukomeza murabizi tubazo twacu ni tujya dushira no munsi nateguriye Anita akabaza atazi umva arebe umva nk'umuntu byacanze so Anita dukomeza rero twihuta uratubwira akaririmbo nko ku munsi w'ubukwe sibyo bwawe dushobora kukubwira ati noneho tura akaririmbo ukurikije izimaze gusohoka cyangwa iziriho aka kanya uri mu bukwe tubwira akaririmbo ati tura umugabo wawe futetwa umva bana futetwa ariko reka numva mu tugambo gaho kamuririmbira gato twumva Uretse y'ubukenda byibage mbwira nyibutse ko gatangira nyine urukundo wamaye
urukundo wampaye rurangarakura jesi prema fudetwa amaso yanjye nimubareba ako siko bataririmba ngo urukundo wampaye aririmba gute wowe se ani rero sinjya kora muturano wakaye umva hari akaririmbo rero ka Urban Boys yesuwe ka kera nkunda umva niko n'umugabo niyo yabari nyuma y'imyaka 50 umwanzuro sheri waba uri umwanzuro w'ubuzima bwawe umwanzuro ni wowe umva hari umwarimu wanyuzuraga muri niga muri tronco please wandirimbishaga umwanzuro ni wowe uwo mwarimu ndamukunze njya kuko arimo ndagakunda ngo wari kuzajya wirwirira umva rero se dukomeza n'utundi tubazo twigira kuri tips urabona akavura kagiye kugwa turashaka kugira ngo abakunzi b'udustories batatubona imvura iri kutunyagira ntabwo mwakwishima turabizi rero dukomeza n'udu tips twabategura no munsi murabizi ko twari turi kuvuga ku bintu bijyanye n'akazi rero natwe tuba dufite inshingano zacu sibyo cyangwa se utuntu tugomba kugenda mu kazi gutangira tubizirikana ko tugomba kuba tutwubahiriza kugira ngo akazi twege nk'umukozi nk'abakozi twuzuze inshingano zacu rero dutangira n'utwo tuntu harimo akantu ko gukorera ku gihe nimba uzi ikintu ushaka tangira akazi hazitwara umuntu bahamagara muri interview y'akazi bagiye kukamuha akaha saa sita bamubwiye saa moya za mu gitondo mujye mureka utwo tuntu ntabwo ari twiza ushobora kwibisha akazi kubera ko nanjye byigeze kumbaho ibyo bintu byo ntabwo ari byiza ngira akadefu ko kwica time sibyo ni byose ndagusengera umva nitugaruka imvura itari kugwa ukuremo madayimoni ko n'ubu ngubu oya byatangiye kugabanuka kuko urumva nabonye n'isomo njyewe nakerewe iminota 30 yonyine guys 30 yonyine nyine bahise babisubika bahita bavuga ati ntabwo biri bukunde yuko tugukoresha interview wakererewe abandi basoje so rero gukorera ku gihe ni byiza niyo waba warabonye akazi ntabwo wakwirara mu gihe utangira kuza utinze cyane ufite ikibazo nana aba boss bacu bajya batihanganira ufite ikibazo oya communication isibereye iki ufite ikibazo nabwo uravuga aho kugira ngo baze gutegereza cyangwa bakwihamagarira ukorera ku gihe aho kugira ngo tujye tuvuga kuri side imwe y'aba boss urukumva tujye tuvuga natwe twige uruhare rwacu ikindi rero niba nguko kuri tablet ugukorera muri hotel cyangwa mu kabari habereyeho ikibazo sibyo wenda akaba ngombwa ko hari service mutira gusaba ukayihakana do making sure ko ufite impamvu itumye yihakana kugira ngo nihaza kuza kubona ikibazo bakakubaza ngo ese kuba kiba byanze uba ufite impamvu nzima kandi zumvikana be ready for anything baho kugira ngo ufashanye n'abandi kandi ikintu cyose kije ucyakire baho witeguye ko mu kazi kawe utazagiramo ibihe byiza gusa burya ibihe bikomeye cyane ahubwo tubihuriramo no mu kazi wowe tegereza wese boss wanjye nankoresha twumvikanye umushahara azawumpemba neza nurangiza ukora ibyo ugomba gukora rero jya witegura ingaruka zose zabaho mu kazi n'amariske yose ugomba gufata kugira ngo akazi kawe kagende akazi ntabwo kaba kabandiye swe akazi kaba ari akacu twese ni ugukora akazi ugakunze kandi kandi twakongeraho ni ugukunda akazi ukora nimba wiyemeje gukora akazi gakora ugakunze n'umutima wawe wose wenda niba kaguhemba make warayemeye byararangiye sibyo niba uhuramo n'ibibazo mu gihe utaragasezera muvuge ngo ndagasezeye igiye gutangira kandi gakunde maziya gakunde uri kumva ugakore neza n'umutima wawe ureke kuvuga ngo nibyo abandi n'ubundi ngo bamemba make ngo ndagakora uko mbonye so rero twihuse turumva utwo tuntu two twibanze umuntu yajya twiruke imvura iraje hari umunani tweze ghostinga mureke dusoze natwe rero ntabwo biba byoroshye ariko twarababwiye ko mu mvura mu zuba mu mahindu muzajya dukora ariko n'ukuri kw'Imana turabakunda ntabwo twakinyagiza n'ukuri kw'Imana tutarwara malariya tugomba kujya mukatubura rero bakunze udustories mwakoze cyane kubana natwe turabakunda udustory nakagaruka kuri SM Entertainment niyo ukora share comment ciao ciao